Muraho neza bene data, twongeye kubaha ikaze kandi twishimiye kubana namwe muri uno mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, turebera hamwe Handitswe Ngo y'uyu munsi. Tugiye kureba mu Kuva cyaho cya 4 ku murongo wa 8 kugeza hasi, kandi turasaba Imana kugira ngo dushoboze gusobanukirwa n'aya magambo nk'uko yatubashishije kwiga amagambo y'ubushize, aho twarebeye hamwe mu Kuva cyaho cya 4 ku murongo wa 6 n'uwa 7, tubona uburyo Mose abanje kwitinya akabanza kwanga umurimo Imana yari yamuhaye, ariko Uwiteka Imana akamukuriraho urwitwazo, akamuha ubufasha yari akeneye. Ubu ngubu tugiye kumerezaho turebera hamwe amagambo akurikiraho. Turasaba Imana kugira ngo idufashe kandi ituyobore mu ijambo ryayo. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, urakoze cyane ku mwanya mwiza uduhaye. Tugiye kwiga ijambo rya muri kano kanya. Tugiye kurebera hamwe mu Kuva cyaho cya 4 ku murongo wa 8 gukomeza hasi. Utuyobore mu izina rya Yesu, amen. Iyo dufashe Bibiliya tukarambura mu Kuva cyaho cya 4 ku murongo wa 8, dusoma amagambo agira ati: kandi nibamuka batemejwe n'ibyo bimenyetso byombi, ntibumvire amagambo yawe, uzavome amazi yo mu ruzi uyasuke imusozi, ayo mazi uvomye mu ruzi azahindukira amaraso imusozi. Mose abwira Uwiteka ati: mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati: ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa uhumura, cyangwa uhumisha? Si njye Uwiteka ubikora? Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe, mwigishe ibyo uvuga. Kuva cyaho cya 4 ku murongo wa 8 kugeza kwa 11, mu gitabo cyitwa Impano z'Umwuka volume ya 3 paje 192, dusoma amagambo agira ati: Uwiteka cyashye Mose kubera gutinya kwe, nk'aho Imana yamutoranyije ngo asohoze umurimo ukomeye, itari ishoboye kumugira ukwiriye uwo murimo, cyangwa se nk'aho Imana yibeshya igihe iri gutoranya umuntu. Biboneka mu Mpano z'Umwuka volume ya 3 paje 192. Igihe Mose anga inshingano, ni nk'aho yaravuze ko Imana yibeshye mu kumutoranya, cyangwa se yuko Imana itabasha guha umuntu ubushobozi ku murimo yamuhamagariye. Ariko tugiye gukomeza turebera hamwe uburyo Uwiteka Imana igihe asabye umuntu kumukorera, burya anamuha ubushobozi. None kandi iyo turebeye hamwe amagambo aboneka mu gitabo cya Kwambere n'Abahanuzi paje 396, dusoma amagambo agira ati: imibereho ya Mose umushumba wicishaga bugufi yari yarabaye myiza cyane ndetse iramunezeza kurusha uko yaramerewe ubwo yarayoboye iyo mbaga nini y'abantu b'abanyarugomo. Nyamara Mose ntiyahangaye gukora amahitamo ye. Mu mwanya w'inshindo y'abashumba, Mose yahaye inkoni y'ubuyobozi atagomba kurambika hasi kugeza igihe Imana izamuruhurira. Hano magambo yo mu Kwambere n'Abahanuzi yerekana uburyo nubwo Mose kuyobora Abisirayeli byamukomereye cyane, bikamubera umutwaro uremereye, ariko ntabwo yigeze abyinubira. Buriya igihe Imana ihaye umuntu umurimo wayo, maze bitewe no kuremera kwayo, bitewe no gukomera k'uwo murimo, umuntu akinuba, akivovota, burya biba bihindutse imfabusa, n'ibyo yakoze byose biba bibaye zero. Mose we rero ntabwo yigeze abyinubira, ahubwo yarihanganye. Ngo haradusomye ko Mose yahawe inkoni y'ubushobozi atagomba kurambika hasi kugeza igihe Imana izamuruhurira. Ni ukuvuga ko umurimo Imana yamuhaye, Mose yawurambitse hasi ari igihe Imana amubwira ngo awurambika hasi, ahubwo Imana yahise imuha kumusimbura we Yosuwa, Mose abona kurambika hasi uwo murimo wera. Bivuze ko umurimo w'Imana niyo ubwayo nk'uko iba yaraguhamagaye, ni nayo ibikwiriye uburenganzira bwo kureka. Iyo dukomeje mu magambo aboneka mu gitabo cyitwifuzwa byose paje 119 na 220, dusoma amagambo agira ati: mbese kurikije ko ijuru riha ibintu agaciro, ni iki kigize ubukuru no gukomera? Ntabwo ari ibyo abo ku isi bita gukomera,
ntabwo ari ubutunzi, ntabwo ari urwego umuntu arimo, cyangwa icyubahiro, cyangwa impano z'ubwenge ubwabyo. Gukomera mu by'ubwenge bibaye ibyo twubaha tutitaye ku bindi byose twashingiraho, ubwo noneho icyubahiro cyacu twagira Satani, we ufite ubushobozi bw'ubwenge butigeze bugirwa n'umuntu n'umwe. Nyamara iyo umuntu yangije impano akayikoresha mu kwikorera ibyo bwite, uko irushijeho kuba ikomeye ni nako irushaho kumuzanira umuvumo. Imico mbonera niyo Imana iha agaciro. Urukundo no gutungana niyo mico iha agaciro cyane mu maso y'Uwiteka. Yohana yari mukuru ubwo imbere y'intumwa ziturutse mu rukiko rukuru rw'Abayuda, imbere ya rubanda n'imbere y'intumwa ze, yarekaga kwishakira icyubahiro, ahubwo bose akabereka Yesu nk'uwasezeranywe. Umunezero utangwamo inarijye yari afite mu murimo wa Kristo ugaragaza urugero rw'ikirenga rw'ubupfura rwaba rwarigeze kugirwa n'umuntu. Yohana ntabwo yigeze yishakira icyubahiro, ahubwo mu murimo we abantu bose, baba abatambyi, baba rubanda ndetse n'abigishwa be, bose yaberekeje kuri Yesu Kristo. Bivuze ko we yikuyeho amaso, ahubwo amaso yose ayahanga Yesu wenyine. Iki nicyo cya mbere dukwiriye kugira mu mibereho yacu ya gikristo. Natwe dukwiriye guhanga amaso kuri Kristo wenyine, akaba ari we uba ishingiro ry'ibyiringiro byacu, akaba ari urufatiro rwo kwizera kwacu, akaba ari we mbaraga zacu mu murimo we. Ntitwishingikirize ku bwenge bwacu, ntitwishingikirije ku buhanga bwacu n'ubushobozi bwacu, ahubwo tugahanga amaso Kristo wenyine, ni nawe udushoboza gusohoza umurimo w'Imana. Bitabaye ibyo twadukorera ubusa. Kandi mu busobanuro bwa Yaravuze ya mbere paje 1100 haragira hati: ubwo igihe cya Mose cyo kwitegura kugeragezwa cyari kirangiye, ku yindi ncuro yabwiwe kugenda, akarokora Abisirayeli. Yari umuntu utiyizera, utari intyoza mu magambo, kandi udashabutse. Yaravuze ati: ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Kuva 3:11. Yatanze urwitwazo ko nta bushobozi bwo kuvuga afite. Yarabaye umugabo w'ingabo zo muri Egiputa, yari azi uburyo bwo kuvuga ashikamye nta bwoba, ariko yatinye ko ashobora kujyana inarijye mu murimo we. Wari ikintu Mose yatinye cyane. Ubundi Mose ntabwo yatinyaga Farawo. Mose bitewe n'uko yari muri kaminuza zikomeye zo muri Egiputa, akaba yarize ibya gisirikare, ibya gisivile, yarize iby'ubuyobozi, yarize iby'amateka, yari afite ubuhanga bwinshi cyane kandi bukomeye Mose, kuko yarize muri kaminuza zihambaye zo muri Egiputa nk'umwana w'umukobwa wa Farawo. Byose yari abizi iby'ibwami kubera ko yarabanye na Farawo. Ahubwo ikintu Mose yatinyaga cyane ni ukujyana inarijye mu murimo w'Imana. Niko mu busobanuro bwawe birahavuga. Volume ya mbere paje 1100. Mose yatinye kujyana inarijye mu murimo w'Imana. Byumvikane ko natwe mu mibereho yacu ya gikristo dukwiriye kwirinda kujyana inarijye ndetse n'ibyumviro byacu, ibyifuzo byacu mu murimo w'Imana, ahubwo ko twabonye mu bifuzwe byose dukwiriye guhanga amaso Yesu gusa, nk'uko Yohana yabigenjeje, akaba ari we udushoboza. Ni icyo cyonyine nta kindi. Hano hari amagambo aboneka mu gitabo cy'abakomeye n'abahanuzi agira ati: nyamara Mose ntabwo yicujije imitwaro yari yikoreye. Yari azi ko ubutumwa yarahawe n'umurimo, yari azi ko ubutumwa yarahawe n'umurimo yarashinzwe, yarabihawe n'Imana ubwayo. Ubwo yahamagarwaga ubwa mbere ngo ayobore Abisirayeli bave mu buretwa, yatinye iyo nshingano, ariko kuva igihe yemereye uwo mutwaro ntiyirengagije uwo murimo. Ndetse n'igihe Uwiteka amubwiraga kumukiza akarimbura Abisirayeli bari bamugomeye, Mose ntiyabyemeye. Nubwo ibigeragezo ahuye nabyo byari byaragiye bimukomerera, yagiye abona ibimenyetso byihariye by'uko Imana imwitayeho. Yararigiye ibintu bikomeye mu myaka bamaze mu butayu, abona kwigaragaza kw'imbaraga n'ubwiza by'Imana ndetse no mu gusabana n'urukundo rwayo. Yumvisemo ko yahisemo neza ubwo yemeraga kubabarana n'ubwoko bw'Imana, aho kwishimira ibinezeza by'ibyaha by'igihe gito. Manuka kuri paje ya 472 mu gitabo cyakwambiye n'abahanuzi. Ahangaha hagaragaza neza uburyo Mose yabonye ko mu murimo w'Imana harimo inyungu nyinshi. Muribuka neza yuko nko tubisoma mu Baheburayo 11, Mose kwizera niko kwatumye yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, kandi byari kumuhesha amahirwe akomeye mu gihugu cyagikize icyo gihe ku isi,
ahubwo ahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana kuko yatekereje yuko gutukwa kwamuhora Kristo biruta ubutunzi bwose bw'Abanyegiputa. Ibyo rero ibyo tumaze gusoma bishimangira neza uburyo Mose yabonye ko gukorera Imana harimo inyungu nyinshi. Mu gusoza mureka turebere hamwe amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Inkuru yo gucungurwa, paje 11, amagambo agira ati: igihe cyaje kugera ubwo Imana yahinduriye Mose inkoni y'ubushumba ihindura inkoni y'Imana. Iyo Imana yahinduye inkoni ikomeye ikayikoresha ibimenyetso n'ibitangaza mu kurokora ubwoko bwayo, ikabukiza ikandamizwa, kandi niyo yakoresheje mu kubakiza igihe bakurikirwaga n'abanzi babo. Murabizi ko abanzi bagiye bakurikiraga bageze ku nyanja itukura, ya nkoni niyo Mose yarambuye hejuru y'amazi akitandukanya bakambuka, akongera akayirambura hejuru y'amazi, inyanja ikongera igaterana. Byumvikane ko Mose yitegereje ubugiraneza bw'Imana n'ukuntu Imana yabanye nabo, bimutera gushima Imana, noneho yiyegurira umurimo w'Imana amaramaje. Icyo dukwiriye gukora natwe, dukwiriye kumva ko gukorera Imana nta gihombo, ahubwo ikintu dukwiriye kuzirikana ni igisubizo Kristo Yesu yahaye Petero. Petero waje Kristo ati: dore twebwe twasize byose turagukurikira. Kandi koko byari byo, bari basize byose, bari barasize ama business yabo, bari abarobyi, abandi bakora indi mirimo igiye itandukanye, murabizi imirimo intumwa zakoraga, ariko byose barabireka bakurikira Yesu. Noneho Petero aramubaza ati: ariko se twebwe twasize byose twagukurikira, amaherezo ni ayahe? Kristo Yesu aramubwira ati: kwa mwasize byose mugakurikira umurimo wanjye, muzabigororerwa incuro 100, ariko ikiruta ibindi muzahabwa n'ubugingo buhoraho. Umurimo wera, umurimo w'Imana, umurimo Imana yaduhaye kuyikorera mu kugira ngo abandi aribo bagenzi bacu bakiri mu mwijima babashe kwasirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza, bave mu mwijima w'urupfu, babashe kubona inzira ibageza ku bugingo buhoraho. Ni umurimo wera ukomeye, kandi Uwiteka Imana azawugororera bikomeye abawitangira, kandi akawukorana umutima ukunze kandi umutima ushima Imana. Dusabe Imana itubashe kugira uruhare mu murimo wayo. Dusenge. Data twese uri mu ijuru, Imana igira neza kandi Imana idukunda, urakoze ko twunganiye ukadusobanurira ijambo ryawe. Tubonye uburyo Mose yabonye ko burya mu murimo wawe harimo inyungu nyinshi, bituma yemera gufata icyemezo cyo kwanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, akemera kurengananwa n'ubwoko bwawe, akabirutisha inyungu n'ubutunzi Abanyegiputa bari batunze bwose, kuko yabonaga yuko kurenganywa azira wowe bimurutira ubwo butunzi bwose. Natwe tubashishe kugira umutima nk'uwe, tugire nyambere umurimo wawe, bityo tubashe kugira imibereho ikuzirikana, utwongerera imbaraga mu kwizera, kandi duhe gushikama, tuzajya twizeye mu izina rya Yesu. Amen.